nyakubahwa umuyobozi w'akarere, mbanje kubashimira kimwe n'abari hano bose kuba mwitabiriye iyi forumu n'amagambo meza, impanuro nziza mumaze kutugezaho. Nyakubahwa Musenyeri Ignace, bavandimwe, basaserdoti, babyeyi, cyane cyane mwebwe mwakiriye aba bajene bacu, abajene banyu mwagize muri iyi minsi abana banyu, n'amagambo meza y'ishimwe kandi y'ubwuzu bwa kibyeyi. Umwe ubahagarariye Beata yatugejejeho. Abajene mwese, namwe bajene mwitabiriye iyi forumu nziza, nanjye nk'abandi mbanje kubaramutsa bifuriza amahoro y'Imana. Iyaba nari ngifite akabaraga nkamwe nabaha ya mashyi aturuka mu mugongo abashimira ko mwaje. Ndagira ngo nanjye mbabwire ijambo. Icya mbere ni ukubanza kubashimira no kubashima kuko mwaje muri benshi. Murabona nk'abantu baturutse kure, nahoze mbona nk'ab'Inyabitimbo baje, ngira ngo ari benshi ku rwego rwa kabiri nyuma ya katedrale, n'abandi mwese mwaje muturutse mu maparuwase yose ya diyoseze yacu mukitabira neza iyi forumu tumaze iminsi dutekereza, tukaba uyu munsi dushimiye Imana ko yashobotse. Tumaze iminsi nk'uko mubizi bajene tubatega amatwi. Ndashaka kuvuga muri iyi gahunda ya sinode y'abepiskopi yatubereye igihe gihire cyo kwegerana tugahuza umutima, namwe ku buryo bw'umwihariko tukabatega amatwi. Twabateze amatwi, muratubwira kandi twarumvise. Iyi forumu ni nawe yaturutse, nuko mwatubwiye mbere na mbere muti nimutwegere, mutwumve kandi muduhe icyizere, twubake kiliziya. Kristu muri buri rugo, iriya gahunda yatumye tugera mu ngo z'abakristu tukabasanga. Twagize amahirwe yo kumenya imiryango hafi ya yose, naho tutaragera hasigaye imiryango mike cyane. Twagize umugisha wo kureba, wo kubona ababyeyi no guhura n'ababyeyi banyu, kubona aho mutuye, namwe mugira ibyishimo byo kutubona iwanyu, mutwakirana ubwuzu, dusangira ibyiza by'ivanjiri. Kristu muri buri rugo itubyariye ibyiza byinshi. N'iyi forumu niho yaturutse, kuko twumvise icyifuzo cyanyu n'inyota mwari mufite yo kongera guhura no gukora iyi forumu. Turifuza ko ahari, sinzi niba nabivuga gutyo, hazabaho indi gahunda ya Kristu kuri buri mujene. Ubwo muzicare mu birebe, kandi iyi myanzuro mwatanze irabigaragaza ko mufite imihigo myiza. Twumvise ibibazo mufite, twumva twahuza umutima twese namwe murimo kugira ngo tujye inama. Ngo abagiye inama Imana irabasanga ikabafasha. Twarumvise mwaratubwiye ibibazo
mufite, ubahagarariye yongeye no kubivuga mu myanzuro. Umutima wacu warumvise kandi ubitwaye ku mutima. Turasaba Imana kandi turifuza gukomeza kujya inama cyane cyane dufatanyije n'ubuyobozi bw'akarere mu nzego zose kugira ngo dutsinsure ikibazo cy'ubukene. Ntabwo twifuza ko ubukene bwagumya kutubabariza abana n'abana b'igihugu. Turifuza ko twahirwa n'imigambi myiza yose yo gutsinsura ubukene. Twumvise kuri iyo ngingo, ndashimira nyakubahwa umuyobozi w'akarere, iryo jambo ryamuguye mu gutwi. Aravuga ngo turiceho umurongo, ngo tugandukire umurimo kuko ariwo mugambi wa mbere wo gutsinda ubukene. Natwe tuzakomeza dusabe ari imvura Imana igushe neza n'izuba rivushe neza, kandi n'ibyo dukora byose biduhire. Dushyire hamwe dusobeke imigambi dufatanyije cyane cyane n'akarere kugira ngo urubyiruko rwacu ntirugume mu bukene, uragatsindwa n'Imana y'u Rwanda. Kandi twifuza ko urubyiruko rwakomeza guhanga amaso icyerekezo cyiza. Tuzi ko mubabajwe no kubura aho mushingira amizero, kubura akazi, kubura amashuri n'izindi gahunda ziteza imbere umujyambere. Turifuza ko urubyiruko rwacu rwaba urubyiruko rufite aho rushingiye mu mizero y'ejo hazaza. Iyo ubona ejo hazaza hari umwijima, hijimye, hatari umucyo, biragoye gutera imbere, biragoye kunoza imigambi, yewe n'imigambi yo kuyoboka Imana izamo imbeho. Turifuza rero ko urubyiruko rugira aho rushingira amizero y'ejo hazaza. Tuzahafatanya nimuhumure, ntabwo muri mwenyine, tuzajya inama, ntabwo dushobora gusinzira kandi tubona mudafite amizero. Tubabazwa cyane n'abana b'abakobwa batwara inda z'indaro. Iki kibazo kivugwa hose mu nama ziba mu buyobozi bw'igihugu, guhera no mu nama nkuru zidukuriye z'i Kigali zihuje abayobozi bo ku rwego rwo hejuru, ukamanuka ukagera ku nzego zose, ukajya no mu matorero nk'ayacu. Iki kibazo kiravugwa, kirwaje umusonga abanyarwanda bose b'umutima mwiza. Turamaganira kure cyane abashora urubyiruko rwacu mu busambanyi, bigakurura ziriya nda z'indaro. Zimaze kuba nyinshi cyane, ziteza agahinda mu mitima y'urubyiruko, kandi ni umurage mubi ku bana bavuka. Dufatanyije n'inzego zose, nyakubahwa umuyobozi w'akarere, n'iki nanjye mbigane tugiceho akarongo gatukura kandi tugifatire imigambi ikomeye. Rwose rubyiruko ruri hano, cyane cyane abakobwa ariko n'abahungu, mutahane mu mitima yanyu, kandi ndagira ngo rwose nari ngiye kuvuga ngo murahire, ariko mubikore mu mutima wanyu. Ntihazagire umujene
umujene wakiriye imico myiza y'ababyeyi y'igihugu cy'u Rwanda. Ubundi gutwara inda z'indaro kirazira mu Rwanda kuva na kera, ni umuco mwiza, cyane cyane rero umuco wakiriye ivanjiri. Turasaba rwose ko bajene bacu iki mwakigira umuziro. Kirazira gutwara inda, kirazira gushuka umwana w'umukobwa, kirazira kumuha ibyago. Ahubwo turabifuriza kuzajya mudutumira tukabutaha, tukabuha umugisha. Nanjye nzaboneka, aho ntazaboneka Padiri Nyasi azajya Musenyeri Nyasi Musenyeri Nyasi azajya amvuna hakiri kare, n'abapadiri tuboneke duhe umugisha ubukwe bw'abashyingiwe neza. N'ibiyobyabwenge byo gatsindwa, muzajye munywa amata muzajye munywa amata, munywe ka cyayi, yego munywe kaji, munywe n'ibindi binyobwa biri mu rugero. Kuva na kera umwana ukibyiruka anywera ku bibero bya nyina, akanywera imbere ya se. N'umuheha so arawuguha akakubwira ati somaho sha, mu maso ye nakaguka agasoma, ariko mu maso ye kugira ngo akugerere, yikumara akanyota itakugirira nabi. Bavandimwe rero turi hano, biratwereka ko imbere y'ibi bibazo duhamagariwe guhimba, guhanga, tuba abahanzi b'udushya, tuvugurura mu rubyiruko rwacu amatwara meza yo kwitwara neza. Reka mbapfundurira agaseke, ubundi kagipfundikiye, ariko ndababwira ko ibango rimwe ubundi tuzababwira neza rimaze kuba ritakiri ibanga ry'ubutumwa mu mwaka utaha. Mu mwaka utaha nyir'ubutungane Papa Francisco yawubatije umwaka w'uburezi. Turiho rero turashaka gutangira umwaka w'uburezi, turashaka kuwagura kugira ngo umwaka w'uburezi hanyuma ube n'umwaka wo kwita, mushatse mwabifora, kuko ibitekerezo naringiye ku byanjye mumaze kubimenyera. Ube n'umwaka w'abajene, ube n'umwaka w'abana, kuko uburezi ntabwo ari mu ishuri gusa. Uburezi nyabwo butangirira ku bibero by'umubyeyi, butangirira mu rugo. Uzaba rero n'umwaka wo kwita ku bana, umwaka wo kwita ku ikenurabushyo ry'urubyiruko. Aha rero urubyiruko rwose mbasabe, ntagenda ntanabasabye, muhahe amashyi cyane kugira ngo muhashyitse ku mutima. Ni umwaka uzabamo byinshi. Nari mvuze ko ari umwaka wo guhanga udushya, tumurikiwe na Roho Mutagatifu, kandi tubikuye mu nama tuzajya hagati y'inteko y'abapadiri, abihaye Imana bacu turi hamwe muri kenurabushyo, abakristu mu byiciro byose. Tuzajya inama tuvugurure ikenurabushyo rireba abana, rireba urubyiruko. Ntihazaburamo mbere na mbere, ubwo mbaye mbateguje hakiri kare kugira ngo muve hano i Cyangugu, ariko mwiteguye kugaruka vuba.
mu byo tuzakora iby'ingenzi muri uwo mwaka wanyu ntihazaburamo ihuriro ritangira umwaka. Namwe murabyumva ko ritabura. Murirare ku kababa rero tuzagena igihe gikwiye cyo kubahuza mwese. Noneho niyonka ntizasigare imuhira, kugira ngo tuzatangirire hamwe, tuzabinoza turebe, byaba ku rwego rwa diyoseze cyangwa ku rwego rwa duwayene, tuzareba ikizaba gikwiye, ariko iryo huriro niryo tuzafatiramo imigambi inoze yo kuvugurura ku buryo bwihariye ikenurabushyo mu rubyiruko no kuri barumuna banyu b'abana. Tugoroba tw'abana tuzagira umwanya wihariye wo kubitaho cyane. Hanyuma rero n'amashuri. Nyakubahwa meya, uyu mwaka w'uburezi tuzajyanamo, niko mutubwira, hari gahunda akarere kacu gafite ngo tujyanemo. Tuzamanuka rero tujyanemo mu mashuri, dutega amatwi. Buriya nyakubahwa meya, muri iyi sinode twize umuco twatojwe na papa wo gutega amatwi abo dufatanya abo dufasha mu ikenurabushyo, kugira ngo tubanze twumve uko bahumeka, uko batekereza. Tuzagenda rero tubanga amatwi urubyiruko mu mashuri, twumve neza icyo bakeneye, hanyuma tunoze gahunda yo kubafasha kubyiruka neza, kuko urubyiruko rwacu mu gihugu cyacu, urubyiruko ntabwo mfite imibare mu mutwe, ariko birenga 90% ruri mu mashuri. Aho rero tubajisha igisabo, niho umutima wacu muri uyu mwaka tuzawushyira, niho imbaraga zacu tuzazishyira. Ntabwo tuzasiga inyuma isengesho. Turi kiliziya isenga, turi umuryango wa Yezu Kristo. Uyu mwaka uzaba umwaka wo kwita ku isengesho, kujya inama n'Imana, cyangwa se kugisha Imana inama. Mwitegure rubyiruko kuzana bose. Ntabwo twifuza ko uyu mwaka wazarangira hari abajene bakiri inyuma y'umurongo, ahubwo ni ukubazana bose. Mutangire munoze imigambi kandi mutyaze n'amaguru. Tuzajyanamo twese dusanga abajene aho bari hose, n'abafite ibibazo byihariye, n'abarwayi, n'abajene bagize biriya bibazo navugaga haruguru, twifuza ko bitazongera kubaho, nabo tuzabageraho. Tugene iteganyamigambi igera kuri bose, izahura bose. Murumva rero ko icyerekezo dufite ari cyiza. Icyerekezo cyacu muri uyu mwaka ni nk'umucyo w'iri zuba ryiza, aho tureba ni heza. Muharore mwese kandi tuhashyira imbaraga twese. Imana izadufasha kandi bizagenda neza. Ndarangiza rero ndashimira nyakubahwa umuyobozi w'akarere, mwebwe ku giti cyanyu, mudushimirire n'inteko mufatanya kuyobora akarere ka Rusizi. Turabashimira umutima w'ubufatanye, turabashimira ndetse n'umutima w'urukundo dufitanye, kuko ntabwo ari ukufatanya gusa. Turashimira abasaserdoti bacu bitanze batiziganya kugira ngo iyi forumu ishoboke kandi yagenze neza. Turashimira abaduteye ingabo mu bitugu bakaduha inkunga zo gufasha urubyiruko. Turabasabira ngo aho bakuye, Imana izaha
subize inshuro zirenze 100. Uhaye ukura abahaye igihugu, abahaye ejo hazaza ha sosiyete. Turashimira ababyeyi babakiriye kandi bakabakira neza. Bakiriye umwe, bakira babiri, bakira batanu. N'umugisha mu muco w'ubukirisitu kwakira umushyitsi no kwakira Imana iba iri muri we. Burya hari abantu twakira ku buryo bwiyubashye, no kwakira imfubyi, kwakira umupfakazi, kwakira umusuhuke, kwakira umukene no kwakira umushyitsi. Ni umuco Imana yadutoje, mwarawutoye, turabashimiye cyane kandi tubikoze ku mugaragaro. Twanashimye ko n'ubutaha n'ejo bundi nk'uko uriya mubyeyi Beata yabivugaga, ngo niyo twabatungura n'ejo mu gitondo mwakongera mugafungura ibikingi by'amarembo mukakira abana b'Imana. Ndangirije kuri mwebwe rubyiruko, ni mwebwe bo kwikuza kubera ko mwakoze byinshi. Kuba muduteranyirije hano twese n'abadahari, ubundi bagomba kuba na benshi kurushaho. Nuko tureba ubwitange bwanyu, tureba umutima mwiza mufite, tureba imigambi yanyu yo kubaka umuryango mwiza w'abantu, umuryango w'Imana, tukabona bishimishije biduteye ishema. Turabashimiye rero uburyo mwitanze mugakora byinshi, kandi tubashimiye n'imigambi myiza mutahanye ku mutima. Twese Imana ikomeze idufashe kandi duhe umugisha. Murakabaho, murakarama.